bene data namwe bashiki banjye mukurikiranye channel ya Enroad TV, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mugira amahoro y'Imana. Uyu ni wa mwanya mwiza wo gukurikirana ikiganiro amagara mazima, ikiganiro mukeneye muri benshi, ikiganiro cy'ingirakamaro, ikiganiro kiduhugura kugira ngo dusobanukirwe neza n'uburyo twakwitungira amagara mazima, kuko twamaze kubona ko amagara mazima ari bwo butunzi buruta ubundi bwose dushobora kugira muri iyi si, buduhesha umunezero, butugeza ku nzozi twatekereza kuzageraho. Kuko iyo udafite amagara mazima nta n'icyerekezo kizima, nta n'ibyiringiro wagira by'ahazaza, kuko uba waramaze gutesekara kandi ntaho ushingiye. Niyo mpamvu kubo twabanye ibushize twaje gusobanukirwa neza amagara mazima icyo ari cyo. Twasanze ko hari benshi batekereza ko amagara mazima hari ukubaho udafite indwara, nta hantu utaka, nta ndwara bagusuzumyemo, ibyo rero bikakumenyesha yuko ngo ufite amagara mazima. Ariko twasanze ko atari cyo gisobanuro. Amagara mazima si ukubaho ubuzima butagira indwara gusa, ahubwo ni uko umuntu afite ugushyika no kumererwa neza mu mwuka, afite kumererwa neza mu mutwe, afite kumererwa neza mu mibanire ye ndetse na bagenzi be. Kuko ibyo byose iyo bikomatanyirije hamwe bituma umuntu abaho mu bwisanzure kandi anezerewe. Amagara mazima ni imibereho myiza ituma tubaho ubuzima bwo ku iyi si tunezerewe kandi twishimiye abo turi bo n'abo turi bo mu mwami Imana. Ibyo rero bikaba bisobanuye ko ari ukubaho ufite intekerezo zishoboye kwihanganira ibibazo, ari ukubaho ufite impagarike ishoboye kwihanganira umuruho, kandi ari ukubaho ubana n'abantu neza. Ibyo ngibyo nibyo bigize amagara mazima, kandi aya magara mazima ni nayo rufatiro rw'ubwirinzi bw'umubiri w'umuntu, niyo akumira indwara za hato na hato Satani yanejejwe no guteza mwene muntu mu gihe nk'iki cy'isi ya nyuma iheruka cyuzuye umuvumo. Muri aka kanya rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko itubwira iti: mbese ni iki wakora kugira ngo ugire amagara mazima? Mbese ni izihe ntambwe watera zakugeza ku magara mazima? Kugira ngo buri wese yabyibaza. Reka mbere yuko twinjira mu cyigisho tubanze twiragize Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikomeye, tugushimiye ko wadushyize ku isi kandi ukadushyiriraho umugambi mwiza kugira ngo twishimire urukundo n'umugambi wawe kuri twebwe. Muri aka kanya twinjiye mu cyigisho kitubwira amagara mazima, nicyo turarikira. Urifuza ko tubaho neza, urifuza ko tubaho dukize, haba mu buryo bw'umubiri, ubw'umwuka ndetse n'ubw'imitekerereze. Niyo mpamvu tukuraritse ngo uzubane natwe, utwumvishe iby'ubwenge bwacu butabasha gushyikira, mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere mbere yuko twinjira mu cyigisho cyatubwira ngo icyo wakora kugira ngo ugire amagara mazima, kugira ngo buri wese abishoboye yaharanira kugira amagara mazima, kuko niho umuntu agenda ku isi afite icyizere cy'uwo ari we n'aho yerekeza. Ariko burya iyo amagara yatangiye gutesekara, umuntu atangira kugira ibibazo ndetse akitekerezaho cyane mu buryo butari bwiza, akagira icyo twita negative mind, atangira guhangayika, agahungabana, kuko abona ko ubuzima bwe bugeze mu marembera. Ibyo byose rero biterwa n'inkuruzi yo kuba tutarasobanukiwe n'uko dukwiriye kubaho. Iyo tunyarukiye mu rwandiko rwa gatatu rwanditswe na Yohana, iki nicyo nawe wakwifuriza inshuti yawe. Yohana yandikira inshuti ye: ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga,
kuko umutima wawe uguwe neza. Kuko nishimiye cyane ubwo bene data bazaga bagahamya uburyo ushikamye mu kuri ukakugenderamo. Ngira ngo aha Yohana arimo arifuriza inshuti ye kugubwa neza muri byose. Uku kugubwa neza kuri kuvugwa hano ni ukugubwa neza mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo kwizera kwe. Hakaba hari ukugubwa neza mu buryo bw'umubiri, ingingo ze zikora neza, nta burwayi n'ubumuga, atekanye muri we. Icya gatatu, akaba adafite impagarara zitewe n'uko hari umubano hagati ye na bagenzi be wacitse, ahubwo yumva nta rubanza afite muri bagenzi be. Ibyo bikaba byujuje icyo twita social health, kubaho ubuzima bubaniye abandi neza, bikaguha icyizere cy'uko ahazaza hawe nta rubanza ufite kuri bagenzi bawe. Niyo mpamvu biri tubwira ngo tugire umwete wo kwezwa ndetse no kubana n'abantu bose amahoro. Iki nicyo kintu cya mbere cyananiye abantu, ariko nicyo kitugeza ku ntsinzi y'ingorane za hato na hato duhangana nazo muri ubu buzima, ziremerera imitekerereze yacu. Aha rero tuza gusanga ko uku kugira amagara mazima no kugubwa neza bitajya bisigana n'ubutumwa bwiza, kuko inkingi zubatse aya magara mazima ni inkingi zifite umusingi mu Mana yo nyir'imbaraga ndetse n'ubushobozi bwose. Mbese waba wibaza icyo umuntu yakora ngo agire amagara mazima? Abashakashatsi mu bya siyansi b'abasikologe bakoze ubushakashatsi bareba ibyo umuntu yabasha gukora ngo agire amagara mazima, kandi banifashisha n'iyobokamana, kuko twaje gusanga ko mu Mana niho hari umutuzo honyine. Kuko na Yesu abwira abantu ngo abarushye n'abaremerewe nibaze bamusange arabaruhura. Aya magambo rero, izi ntambwe, ibi ngibi umuntu agomba kuzuza nk'inshingano kugira ngo bizamugeze kuri iyi ntsinzi yitwa amagara mazima, bikubiye mu ijambo ry'icyongereza ryitwa celebrations. Celebrations ubundi mu busobanuro tugenekereje bisobanuye ubuzima buhimbaza, ubuzima bwizihiwe. Mbese ubasha kuba mu isi yuzuye ibibazo, yuzuye ingorane, yuzuye ubukene, yuzuye urwango, wishimye, usa nk'ubaho ubuzima bw'ibirori? Ndetse benshi batekereza bati nta wabishobora mu isi, nta n'ubayeho gutyo. Ariko burya icyo Imana yahamije kandi n'ikinararibonye zagaragaje, ibi ni ibintu bishoboka, kuko Yesu yasezeranye ko abazahirimbanira intego nziza bazazigeraho, kuko Imana yasezeranye ubufasha bwose bushoboka. Izi ntambwe arizo twakwita inshingano zuzuzwa n'impirimbanyi ikeneye kugera ku magara mazima, ngo umuntu abe atekanye muri byose kandi afite ibyiringiro byuzuye, afite ubuzima buzira umuze, azira uburwayi, azira impagarara, azira ihungabana, azira ibikomere by'amateka. Nta kindi gishoboka yakora uretse kuba umurwanashyaka w'iyi nsanganyamatsiko yitwa celebrations. Iyi nsanganyamatsiko nge niyo nise amagara mazima. Iyi nsanganyamatsiko yitwa amagara mazima cyangwa se celebrations ni ijambo ry'icyongereza ariko rikubiyemo inyuguti 12. Mu yandi magambo ushobora kubyita imiti 12 yabasha gukiza ukononekara kwa muntu mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'imitekerereze ndetse no mu buryo bw'umwuka. Aha ngaha inyuguti ya mbere ihagarariye ijambo ry'icyongereza
yitwa choices. Choices ni inyuguti ya C, hagarara ijambo ry'icyongereza ryitwa choices, aribyo bivuga amahitamo, aho iherezo ryacu ritangirira. Amahitamo tugira ni amarembo yinjira mu rusengero rw'ubuzima. Bishatse kuvuga iki rero? Igihe cyose amahitamo yawe adahawe agaciro, ashobora kukwerekeza aho azakubabaza by'iteka ryose, bityo ukazabaho ubuzima bubabaje, ugahora wicuza ibyo utabasha gusubiza inyuma kuko wahisemo uhubutse. Niyo mpamvu abantu benshi bafite ibikomere bidashira by'amahitamo bakoze. Hari abakoze amahitamo y'urushako, abandi bakora amahitamo y'akazi, abandi bakora amahitamo y'uko bagomba kubaho. Burya uko umuntu abaho kose bishingira ku mahitamo yakoze. Burya nujya mu kabari agasinda, yewe akagenda agwirirana mu nzira, agahinduka nk'umusazi, agata icyubahiro cye kikamushiraho, aba yarabihisemo, aba yarumvise aribwo buryo bwiza, agahitamo kwerekeza aho ngaho. Amahitamo iyo ayobowe neza, adashingiye ku marangamutima y'umubiri, ahubwo ashingiye ku ntego nziza zubakitse, ageza umuntu ku buzima bwiza, umuntu akishimira ahazaza he. Kandi kwishimira ahazaza hawe, ukanyoterwa kandi ukaryoherwa n'uwo uri we, ibyo nibyo bishobora gutuma ubaho neza kandi uruhutse mu mitekerereze. Inyuguti ya kabiri igize iri jambo celebrations ni inyuguti ya E, ihagarara ijambo ry'icyongereza ryitwa exercises, aribyo bivuga imyitozo ngororamubiri. Mu yandi magambo bishatse kuvuga iki? Impirimbanyi ishaka kugera ku buzima bwuzuye, amagara mazima, aho ingingo zikorana neza n'intekerezo, hakaba hari umushyikirano wuzuye, kandi amaraso akaba atembera neza mu mubiri we, adafite aho ataka, adafite aho aribwa, kandi uturemangingo twe duhumeka neza, dore ko uturemangingo ari ishingiro cyangwa se ingirabuzima fatizo za buri kinyabuzima cyose. Aha ngaha rero iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri, abasha gutuma umubiri we n'impagarike bisobanuka, kuko ingingo zongera guhembuka. Niyo mpamvu umuntu ushaka kugira amagara mazima azirikana ko gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri aribyo bibasha gutuma ubwonko bwe buhumeka, aribyo bibasha gutuma uturemangingo twe tuhumeka, aribyo bibasha gutuma amaraso yatembera neza, kandi aribyo bibasha gusazura ingingo zamaze guhura n'umunaniro zikagwa agacuho. Indi nyuguti ya gatatu muri izi ntambwe 12 ni inyuguti ya L, L ndende, ihagarara ijambo ry'icyongereza ryitwa liquids, ni ibisukika. Ariko muri ibi bisukika byahawe umuntu, ikisukika kirusha ibindi ububasha n'ubushobozi mu kurengera amagara ya muntu ni amazi. Imana yayasendereje ku isi kugira ngo azatume ubuzima bwa muntu bugenda neza. Niyo mpamvu umuntu uhirimbanira kugira amagara mazima akwiriye kugira ubuzima bunywa amazi. Bamwe bafashe initiative yo gusimbuza amazi ibindi binyobwa, kubera ko twageze mu isi ya gisirimu, abantu babona amazi ari ay'abatindi, abantu babona amazi atagezweho. Uwasirimutse twageze mu birori, umuntu ashobora gufata ibinyobwa by'akataraboneka agahuzahuza ibinyobwa byinshi, amazi yareba hariya ntayafate, akavuga ngo n'ubundi wanjye hari robine, kandi wanasuzuma ugasanga niyo robine ari kuratanga ibiwe atajyananywa n'amazi. Uyu nguyu rero ntago azigera agira ubuzima bwiza. Uyu nguyu ntago azigera akira umwanda mu mubiri, amara yazaziba, amaraso yazarwara ama infection, kandi n'ubwonko bwe ntago buzabasha guhumeka, kubera ko amazi
niyo yonyine afite ububasha bwo gutembereza intungamubiri turiye mu byo kurya zikagera mu ngingo zigomba kujyamo kugira ngo tugire amagara mazima, kugira ngo tubashe kubaho neza. Niyo mpamvu kutanywa amazi ni igihombo gikomeye cyane, uba uri kwiyica kandi uzasarura kubabara kandi ari we wishe. Reka nyarukire ku nyuguti ya 4 ihagarariye ijambo ry'icyongereza ryitwa environment, ariryo bivuga ibidukikije yibeshejeho abantu. Kwigira ku byaremwe rero mu buryo bwo guhimbaza ni ingirakamaro nk'umucyo w'izuba wo ku munsi utangira impeshyi. Ibyaremwe environment bifite akamaro ku buzima bwacu. Hari benshi bashobora gutekereza bati ibi ngibi ntabwo bishobora kuba ari inkingi ikomeye cyane yatuma ubuzima bwacu bugenda neza kandi bukabasha gukira kononekara kose, ariko sibyo. Kuko igihe cyose tugiye kuruhukira mu kwitegereza iby'Imana yaremye, ndavuga muri natire, mu bituzengurutse, indabo, ibyatsi ndetse n'ibindi binyabuzima bishimishije amaso yacu, tukareba imikorere yabyo, tukareba uko bibaho, ibyo ubwabyo biruhura intekerezo zacu, bituma dusobanukirwa ugukomera kw'Imana kubeshejeho ibyo yaremye mu buryo busa n'ibitangaza. Ibyo ubwabyo bituremera icyizere cyo gukomera kw'Imana yacu, kandi tukumva agaciro kacu gakomeye mu maso yayo karenze ibyo byaremwe, kuko nitwe turaba agaciro kurenza iby'Imana yaremye bindi byose. Ibyo ngibyo hari ikintu gikomeye byubaka mu buzima bwacu, kandi bikaturemera n'ikiruhuko gituma turushaho kwishimira umwami wacu, kuko ibyo ngibyo birema ubuzima buzira umuze. Ikindi ni inyuguti ya 5 ihagarariye ijambo ry'icyongereza yitwa belief, aribyo bivuga ukwizera, ishingiro ry'imibereho yacu mu by'umwuka. Ukwizera kuri mu mitima yacu kudutera gukora twishimye. Abadukurikiye yenda batemera iby'idini cyane, reka tubabwire tuti kuba byonyine uriho nuko hari Imana igufatiye runini. Kandi burya n'abantu iyo bari mu gihugu bizeye umutekano wacyo, bakora ibyabo bisanzuye kandi bafite icyizere gihagije yuko umutekano w'igihugu cyabo uzatuma bagera ku nzozi zabo. Mbese kuki tubasha kwizera ubutware bwo mu isi bene ako kageni? Kubera inshingano barimo batwijeje ko bazihagazemo neza, tukagira icyizere bigatuma ubuzima bwacu bukomeza neza, tudahungabanye, twisanzuye, tutikanga. Ni ukubera iki tutagirira Imana ishoboye byose, irusha ibinyabubasha n'abanyabushobozi bose ubutware? Kubera iki tutayigirira icyizere ko ari ifite umutekano wacu mu buryo buhambaye kurenza ikindi cyose twatekereza? Reka rero ndarike buri muntu wese, iyi ngingo ni nayo rufatiro rwo gukira ibikomere byose bibaho mu buzima umuntu abasha kugira. Munyemerere, narababwiye ngo tuzajya tunifashisha Bibiliya, kuko Bibiliya burya Bibiliya niyo rufatiro rwa byose. Kuko hirya y'ubuhanga bwose abana b'abantu babashije kugira, hirya ya busikoloji yose abantu babasha kugira, Imana niyo fondateri wa busikoloji. Imitekerereze yose ihambaye, fondateri wayo ni Imana. Imana niyo yayihanze. Twese ibyo dukora byose, ibyo dutekereza, ibyo ducukumbura byose, Imana niyo iturenze mu mitekerereze. Niyo mpamvu ijambo ryayo rirenze ubuswa bwacu. Reka tunyarukire muri Yeremiya igice cyaho cya 17, turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri iyi ngingo yitwa kwizera. Yeremiya 17 umurongo wa 7 haranditse ngo, turageza ku murongo wa 8, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uyu niwe munyamahirwe wa mbere ku isi.
icyo waba uri cyo cyose udafite kwizera Uwiteka. Abantu babasha kwiga amashuri menshi, bakaminuza, bakarangiza masters, bagakurikizaho PhD, bagakurikizaho profesora, ariko ukazajya gusanga afashe icyemezo cyo kwimanika muri etaje ngo arangize ubuzima bwe. Kuki ibitekerezo bye se n'ubuhanga bwe buba bitamurengeye? Nuko aba nta byiringiro afite. Niyo mpamvu abiringira Uwiteka bahirwa. Impamvu bahirwa nta yindi, ndaje nyibereka hano hepfo. Haranditse ngo kuko uyu muntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Ntabwo kizareka kwera imbuto zacyo. Iki giti cyatewe hafi y'umugezi ntabwo kijya gitinya izuba. Iri zuba riri kuvugwa hano ni ibigeragezo. Uyu muntu wamaze gufata icyemezo gikomeye cyo kwizera Imana mu buryo butajegajega, ntabwo ajya gushwa n'ibibazo, ntabwo ajya aturwa hasi n'ibigeragezo, ntabwo ajya ayoborwa n'ibikomere by'amateka, ahubwo agirira Imana icyizere kuko aba azi neza yuko ibitameze neza bya none ejo bizamera neza kuko Imana imufite mu migambi yayo. Niyo mpamvu uyu nguyu nubwo yaba mu muraba umushungura, ntabwo wamubona yatembagaye cyangwa se yahonze cyangwa se yahungabanye, kuko aba akomereye ku rutare kubw'ibyiringiro yashinze mu Mana. Ndabizeza kandi mbasabira ko uwizeye Uwiteka wese ntabwo yigera akorwa n'isoni muri iyi si dutuyemo. Nubwo iyi si ikorera isoni benshi, ariko uwizera Imana ntabwo azigera akorwa n'isoni. Indi nyuguti ikurikiraho ni inyuguti ya R, ihagarariye ijambo ry'icyongereza ryitwa rest, aribyo bivuga ikiruhuko. Ikiruhuko. Umuntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza, akagira amagara mazima, akaba afite intekerezo zifite ubushobozi bwo kwihanganira ibibazo, bwo kwihanganira umuruho, impagarike ye ishoboye guhangana n'umuruho w'iyi si, kandi adafite ibikomere bituma atabanira abantu neza. Erega burya hari igihe tubana n'abantu nabi kubera ibikomere by'amateka twifitemo, kubera ibikomere umuntu yabyirukanye akaba afite imyanzuro itagikuka. Ibyo byose byerekana kwangirika. Niyo mpamvu uyu muntu akeneye guhungira kuri Yesu akamuvura. Erega Yesu afite umuti w'ibyo byose, kandi amateka abasha guhinduka mashya ku bamaze gusanga Yesu akabaruhura imitima yabo. Aha ngaha rero dukeneye no kugira ikiruhuko. Burya Imana ikirema umuntu ntabwo yamuremeye gukora nk'imashini itaruhuka, ahubwo yashyizeho igihe cyo gukora, igashyiraho n'igihe cyo kuruhuka. Ikiruhuko nicyo gituma umubiri wongera kwihembera. Ariko muri iyi si y'iterambere, abantu basigaye barapuritse izindi teori zabo banyuranyije n'uyu mugambi w'Imana w'ikiruhuko, bagakora iminsi yose ubu yabaye iy'akazi, kandi bagakora amanywa n'ijoro kugira ngo bazabashe kugera ku iterambere banyotewe. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bizigera bibageza ku iterambere. Bazakuramo ubumuga, bazakuramo indwara zidakira, kandi bazanapfa bakenyutse. Mbese ibyo baruhiye bazabirya? Hoya, niba ushaka kuzarya ibyo waruhiye, ugira ikiruhuko, kandi ugire kwizera Imana, kandi ukora imyitozo ngororamubiri, kandi unywa amazi ku gipimo gikwiriye, gikwiranye n'ibiro byawe ndetse n'uburebure bwawe, kandi ujye ugira amahitamo meza mu buzima, rimwe na rimwe utazashavuzwa n'amahitamo wakoze. Indi nyuguti ni inyuguti ya A, ihagarariye ijambo ry'icyongereza yitwa air, aribyo bivuga umwuka. Umwuka duhumeka. Dusohora umwuka mubi wa gazi carbonique, tukinjiza umwuka mwiza wa oxygene. Umwuka mwiza wa oxygene niwo utuma ibihaha byacu birushaho kugira ubutaraga. Niyo mpamvu n'igihe turyamye dutanga n'inama, umuntu yagakwiye kuryama nibura akinguye idirishya. Tuzagira igihe tuzasobanura bino bintu kugira ngo umwuka mwiza wa oxygene w'ibyaremwe uturuka mu bimera, uturuka mu biti,
urusheho kugenda usirikira uyungurura umwuka mubi waho mu nzu, umuntu akabasha guhumeka umwuka mwiza. Iyo duhumeka umwuka mwiza n'amaraso yacu abasha kuba mazima, kandi umwuka mwiza urushaho kongera ubwirinzi bw'umubiri wacu ku byorezo bya hato na hato bifata urwungano rw'ihumeka. Indi nyuguti ni inyuguti ya T, ihagarariye ijambo ry'icyongereza ryitwa temperance, aribyo bivuga ukwirinda. Uku kwirinda ni ukwirinda ibintu bibi byose iyo biva bikagera bishobora kwangiza impagarike yacu, bishobora kwangiza ingingo zacu, bishobora kwangiza ibyamwuka byacu, tukabihungira kure. Icyo bita kwirinda. Kandi kwirinda ntabwo bivuga kureka ibintu bitari byiza gusa, ahubwo binavuga no gukoresha ibyiza mu buryo bukwiriye. Hari igihe abantu bafata ibintu byiza ariko bakabikoresha mu buryo budakwiriye bikabihindura bibi. Niyo mpamvu rero igihe umuntu yamaze gusobanukirwa no kwirinda, ashyira imbere ibyiza kandi akabikoresha mu buryo bukwiriye, ibibi akabizibukira. Aho ngaho harimo imirire yanduye, harimo ibyo twumvisha amatwi yacu bitwonona mu ngeso, harimo ibyo turebesha amaso yacu bidakwiriye bitwica mu bwenge, bidukurura no mu bubata bubi buduhenebereza, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Aha ngaha reka munyemerere tujye ku yindi nyuguti ihagarariye ijambo ry'icyongereza yitwa I. Iryo jambo ryitwa integrity, aribyo bivuga ubusugire, ubudatezuka ku bupfura umuntu abasha kugira. Burya igihe cyose umuntu adatezuka ku bupfura aba yamaze kubaka umusingi w'ahazaza. Hahirwa imfura. Iyo ufite ubupfura, buri muntu wese akugirira icyizere. N'igihe wageze mu gihe amaboko yawe ananiwe, ubupfura bwawe nibwo buhamagarira abantu kugutabara, kuko uba waramaze kubaka isi ikuzengurutse nziza. Reka tujye ku rindi jambo rifite inyuguti ivuga ngo O, hagarariye ijambo ry'icyongereza ryitwa optimism, aribyo bivuga kwizera ko ibintu bizaba byiza. Ibi bituma tugira ibitekerezo bizima, uburyo tubonamo ko ibintu bizagenda neza, nibyo bidutera gusingiza Imana dufite umuhati. Optimism, iki ni ikintu cyabuze mu bantu benshi. Umuntu abasha kurebera ahazaza he mu byago bye bya none, akabona nta hazaza afite, yewe rimwe na rimwe akanafata n'umwanzuro wo kwiyahura. Niyo mpamvu umuntu wamaze kubakira kuri optimism ntabwo ajya aterwa ubwoba n'ibyago n'amakuba ari muri uyu munsi ngo abone ko ejo hazaza hacuze umwijima. Azirikana ko umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo ndetse n'ibyiza byawo, akamenya ko ejo hazaza hari ikindi Imana iteganya kandi cy'umumaro mu mugambi imufitiye. Niyo mpamvu ntabwo ajya acika intege. Ibi ngibi rero bituma tudahora tuganya, ahubwo tuhora twishimye kubera ko dufite urufatiro rwiza rw'ahazaza turi kwitegereza, turebeye ku cyizere twagize dufitiye mu Mana. Ikindi kintu gikomeye aricyo kibanziriza icya nyuma ni inyuguti ya N ihagarariye ijambo ry'icyongereza ryitwa nutrition, imirire. Ibi nzabigarukaho ibutaha kuko imirire irakomeye. Nagira ngo mbatangarize ko indwara zugarije iyi si ziri gutera impfu kuri pourcentage ndende ku isi yose. Ndavuga indwara zitandura, arizo zanagaragaye nk'indwara zidakira bitewe n'ukuntu zigenda zikonona uturemangingo tw'umubiri. Ndavugamo kanseri, ndavugamo diyabete, ndavugamo umwijima n'izindi zitandukanye. Izi zose nagira ngo mbabwire ko
zituruka ku mirire abantu bahisemo. Imirire ya kijyambere iri gutuma ingingo z'umubiri zita umurongo. Niba bituruka ku kudasobanukirwa tuzabireba, ariko imirire igihe cyose yitaweho, umuntu nta kabuza agira ingingo zikorera kuri gahunda y'umuremyi. Kuko burya umubiri w'umuntu utunzwe n'ibyo arya, nibyo bitanga imbaraga, nibyo bitanga ubuzima bw'ingingo, kandi ibyo turiye ni nawo muti mwiza wizewe kandi utuvura. Kugira ngo tuzabireba mu byigisho bizaza, ndararika buri wese ntazakure amaso kuri iyi cano, tuzarushaho gusobanukirwa byinshi. Inyuguti ya nyuma igize iri jambo celebrations, aribyo byubatse amagara mazima, inshingano ugomba kuzuza kandi ugahirimbanira, ni inyuguti ya S ihagarariye amagambo y'icyongereza atatu yitwa social support services, aribyo bivuga kunganirana mu mibanire n'abandi no kugira icyo ubakorera. Kunganirana mu mibanire n'abandi no kugira icyo ubakorera. Buriya ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Igihe cyose wamaze kwimika ko Imana yagupfumbatishije, ukamenya yuko utari ikigega cy'imburamumaro, ahubwo ukwiriye kuvomerera ahakakaye, icyo gihe uzaba uri kurushaho gusendereza ibigega byawe, kuko imigisha yawe izaturuka aho udatekereza. Ibyo ubwabyo nibyo bizakubakira inzozi zawe, kandi ibyo ubwabyo nibyo bizakubakira icyizere cyawe muri sosiyete, kubera yuko wamaze guhirimbanira kuba uw'umumaro, ubanira abandi neza, kandi ugira icyo ubakorera. Icyo uzakorera abandi kizakugarukira mu gihe nawe uzaba ukeneye ubufasha mu buryo nawe udatekereza. Abamaze rero gusobanukirwa n'ibi baba bafite urufatiro rw'ahazaza rwuzuye ibyiringiro, kandi baba bamaze gucika iminyururu yose y'ibikomere, kandi baba bamaze gucika ingorane zose z'ihungabana, kandi baba bamaze kuzuza imitima yabo n'impagarike ibyishimo, bagahora mu birori basingiza Imana. Reka rero ubwo tumaze kumva icyo twakora ngo tugire amagara mazima, ntabwo washobora kugira ibyiringiro bitajegajega utizera Uwiteka. Reka niba ufite ibikuzengurutse byaguteye ihungabana mu buryo tutabasha gusobanukirwa, uzirikane ko mu ijuru hari Imana ikubereye maso. Byashoboka ko wowe ubwawe kwishyiramo imbaraga zatuma uhangana n'ibikugose bikurusha uburemere utabishobora, ariko hari umukiza witeguye kuvura ibikomere byose waba warageze mu buzima. Ibanga rya mbere, iringira Uwiteka kandi umwambaze amanywa n'ijoro, umwereke ingorane zawe, nawe yiteguye kuzakuvunjira akaguha iby'agaciro niba ubikeneye. Reka Imana ibashoboze kubakira kuri uru rufatiro, kandi ruzabageze ku iherezo ryiza mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Yesu mwiza, tuguhaye icyubahiro muri uyu mwanya, tugushimiye ijambo rizima uduhaye. Utwemeje ko dushobora kugira ubuzima bwuzuye mu mitekerereze, mu mpagarike, mu mubiri, uko tubaho kose tukabaho turi mu birori kandi turi kuri iyi si y'imburabuturo. Ibyo byose biterwa n'uko hari ibyo twamaze gufata nk'ihame riyobora ubugingo bwacu ndetse n'imibereho yacu. Udushoboze kwitanga no guhungira kure iby'umwanzi adushukisha birushaho kutwangiza bikatwica nabi, ahubwo inama zawe zihinduka urufatiro rw'imibereho yacu, kandi ubayobore mu kuri kose mu izina rya Yesu. Amen.